umugore ushaka amahoro mu rugo rwe yibuka inshingano ze iza mbere wibuka icyo uwo mugabo umupfana ko atari musaza wawe iyo niyo nshingano ya mbere wafashisha umwana umukozi ariko ntiwafashisha umugabo umukozi cyane icoco ni kirazira idera tubwiye ngo rayidi kubwo niyo abantu bakuru kandi turi bakuru twuje imyaka y'ubukuru rayidi ndogo abasilamu bose umva Edimbaraka hamagara ngo Ashabab hamagara ngo Ashabab naam muraho neza mumeze mute njyewe meze neza ndashima Yesu n'abajo twins gusa reba ukuntu Josette yicaye wagira ngo yaransuma nanjye meze neza ndashima Imana kumva ndi mfite akamodo keza byukanye akamodo keza mbona ndazimya ku kazi sinjyayo natutse meze neza ndashima Imana ko indinze kandi ndera umuryango kaba impaye amahoro n'ibyishimo byo mu mutima kaba wenda iri kuntegurira kumpa amafaranga reka nkubwire ubukene tubuvume ubukene bw'iyi minsi tubuvume dukomeje kandi turakuvumye ntuzagaruke shyira hano uzarinde reka tubanze tubibwire amagambo turakuvumye ntukagere ku bajo tuzi turakuvumye ntukajya ku muryango wacu turakuvumye amezi asigaye y'umwaka azaba uyumugisha kuri twebwe ntuzatugereho waba ukenewe ntuzagaruke waba ukenewe ntukagere kuri Shema Shema we yarawe njyewe ndabuvumye byaranyase aba bana turabavumye ndabavumye Yesu we ubukene burakakena ariko buragapfa bwumva sinkubeshya ubukene bumeze nabi noneho kuva nabaho ntatse ubukene ndabufite pe nanjye ndabufite bwinshi cyane ariko ibaze ko mbuhorana none ibaze aho ngeze kubuvuma ndapfuye ja migaze buri bwinshi pe shane bwinshi amafaranga kandi turakora ndabwiyana ako se byagenze kirazira ku bajo twins ukatika uziko nta muntu nsigaye numva ufite amafaranga ese amafaranga yagiye gukora ese Beneri yaduhaye amafaranga yakoze nk'akanama igatunga turi nko kuri Galaxy kavuze ifirimba abantu baza bafata 2 miliyoni reba bashaka 200 Jose 200 ndayakubujije oya nka 500 Beneri guhaye ikibazo mfite amavuta yashize sawa nande yafite ariko taje wawe shobundi ndogayo nakubanye ndakwibwira uri gukora uri gukora ariko Louise birakanze kubitankwiriye ariko banze ko nkora bangurishije amafaranga menshi akundikopesha bifataniruka n'amaguru yawe ariko kwa Louise hari imyenda ntabwo nakora nta mafaranga mfite ngende kopesha singiye gupfa ndabimubwira ndikopesha nishaka mbura ndabimubwira amakanzu meza abantu mufite ubukwe mana ngiye gukwe mfite mu kwa 8 ngiye gushaka amakanzu kwa riza nk'umunani arahari wowe nose ndayakura hehe n'amafaranga mfite ntabwo yatuma nkoramo oya Louise afite imyenda myiza pe n'imyenda ya sama izuba ryaje ryashokonkoye kujiseri Shema ngo imvura mukoreye pranka mu gitondo sha nawe itayikoreye nanjye yaje nifubitse ndasura mu rugo itaguye nibaza nigeze nifubika wese ko wairakaye umva rero 078 3 14 51 28 ndakubwiye ngo uzagwe imyenda myiza amakanzu meza cyane n'akanamba ako yamaye nanjye kunambaye n'ibya sheruru nuko Josette yambaye ni sheruru ambaro berwe ni twiza umva yaje tutsin yaje afite nimero ze murabizi bari gupostinga yaje yafunguye ibara
ibaro hano hagira amabaro amazina yawe ntabwo njya nyamenya ndakakwaga yewe gira n'umwanya wo kwiyumva nanjye nakumva ubwo rero abantu mukunda agasama kandi ejo dushobora kuzaba turi hano abantu muzaza mu gatondo dushobora kuzaba mushobora kuzatubona tukabashimiramo twenda twiza abantu muvuga ngo twambika twenyine ahubwo imyenda mujya muyanga mujye mwigira umuntu nakubwira ko uberewe umenye ngo urayemeye iyo umuntu abwiye ngo ndaberewe menya ngo ndayitwara menya ngo sinyikuramo reka mushyira mu kwaha nkakomereza uwo ni iki so Josette ngwino ndebe umugore ugomba kuzana amahoro mu rugo yakagombye gukora iki mpinga nzima nari mfite ikibazo cy'amatsiko kitari icyo ngicyo reka mbaze nkubwire shema nawe unsubize sibyo ni uwe mwami wabatijwe bwa mbere mu Rwanda wabatijwe Leo se nini Rudahigwa ntabwo bamwise Charles yitwa iyo ubanza ukavuga umwami njye nanjye kubaza mpinga nzima ukuntu bamwise unone unyiciye ikibazo ni musengane ntoza natubwira igikorwa yahise akora kirazira ntacyo yamenye kirazira yahise yashinga kiliziya Kristo umwami sibyo mpinga nzima nanjye ndatunguwe ni ukuri arakoresheje ariko numvaga Kristo yaragize ite yarashinzwe n'umwami ariko ntabwo nari nzi karebye ni ukuri mumbabarire nta bwenge ngira Charire Karori kandi Karori Charire ayo mazina se turagira mu bandi wowe yavuze ni musingane ntuza wa undi apfuye yitwa wapfuye ejo bundi yitwa ese mpinganzira Rudahigwa aramusinga bahurira umwe yabyaye undi cyangwa umwe ni se wabo wundi cyangwa se kuri Kristo Mpinganzira ni umugenzi kuriya icyo uri kuwushima ndajya hese buriya kuza mu muntu uza ngo ntakire amafaranga komanda tubwira uwo mwami wabatijwe bwa mbere si mwe muvuze ngo ni Rudahigwa mwerese kuko bagiye muri si ni se Rudahigwa muvuze none se wa undi wari uriho yitwaga wari uriho ryarese ejo bundi wabagaho hari ikibazo kindi nenda kukubaza ikimba kejo setaje kuko wa undi wari uriho ejo bundi bavuga ngo agiye kuza mu Rwanda yitwa nde aho imvura nyine iyo uri kureba ahantu imvura igiye kugwa hahandi haba hakuye habaye umukara bahita mbere imwogo ibyo bintu ni wa mu engineer wanyu wababeshye imwogo bakita icyoko imwogo Mpinganzi imwogo ni ahantu imvura iri bukwe kacanze tureba imwogo rero umu engineer yaba yarababeshye none namwe byarafashe yavuze ngo imvura ntibitari guturuka imwogo ntabwo iri bukwe icyoko niko bakita ahandi haba hakubye hasi umukara ahore Mpinganzi ubaye igatagara umwana w'i Kigali umwana w'i Kanombe Kanzenze Mukanzenze washatse ngo igikondora ngende umunyagikondo kati abanyagikondo tumenya neza ngaho nakubwiye ngo ibyo bibazo mwenda kukubaza mbere yuko twari mwishyushyaga muri eshifom MTN ndayera binyohereza momo ngo momo ibiki nanjye yabinyoherereje ndayiyamye rero ese MTN yanshatse ngira amakenga ndagira amakenga n'amafaranga mfiteho ntayo ngize Mpinganzi cyo kwa none ndi kukumva ukuntu umuntu agira ubukene ndi kukumva pe wanyumva se kandi oya wenda se nkumva umuntu agira ubukene buri munsi ariko Rosette ubwo nawe afite ubukene yifite nk'ibihumbi 50 ahantu pembe kandi igihe iyo mvuze ngo mfite ubukene nta na 50 mfite igiceri kugira gutyo ubwira Imana ngo mbabarira ndamubeshyeye bose 50 nkwereke twerekane shefu se twerekane
twereka Rosalie kutangiye gutinya kwerekana oya ntago nayo zana reka mbanze nkwereke message irahita kwereka ko ntagomba kwera reba nyine reba totari bampaye reba yo mfite ndabona totari reba yo mfite ukosha totari ihwanye n'amafaranga no kohereza ariko 2,356 none se ayo ngayo urumva nyafite ndahita nsigarana amafaranga ngayo 700 kuri telefone singibe se biri seri iyi message yaje nyuma ya mobile money nabwirwa n'iki gukomeza kwiyohera ariko ndagowe ninga nzi Yesu we eka biri seri kirazira kumbeshya ninga nzi tujye dute na controle mfite ubundi kugera mu modoka ya Rodrigue kandi nta controle mfite bare na vene nduyifite bare na vene yo controle ndako twakomeje subiza nabajije ngo kugira ngo umugore azane cyangwa mu rugo haze amahoro umugore yagakoze iki mu rugo haza amahoro ko ambo kandi mbibutse ko muhira urumva ninga nzi imuhira ni higatagara nibyo kimwe no kwitsirira emaye no kwiyuhagira ese ibi bintu dusigaye twareba ejo bundi narahiye utetse udaherutse kutwereka uteka ku wa gatandatu uzadutekere dufite akazi ejo ni konje ejo twazinyakuye nzatekera abana bashaka agapira wadutekeye agapira abasilamu umva raidi kubwa ida ndako wowe na Shakira Yesu we ukuntu nishize umuco ida yaratubwiye ngo raidi kubwa niyo abantu bakuru kandi turi bakuru twuje imyaka y'ubukuru raidi ndogo abasilamu bose umva Idimbaraka Nadvance ya Idimbaraka muzarya umuceri muzasenge abumve ako mfite imyenda y'abasilamu no ejo tuzayambara right muzaze mu rugo mbatekera ipirawu sibyo sabi twemereye ni pirawu ni iki n'inyama inkoko kandi inyama zitukura nta kibazo sibyo shema kandi tuva muri siporo tutadukomereza turumvikana turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe antika emandika si fatanya usoma mc tuzarira ku iparato hasi twambaye gisiramu hasi nzaba nanjye kubivuga ko nzashyira nta kibazo uzadutekereje ejo nzashyira ku iparato nta kibazo kaniziyusi kagabo ndagutumenge jewe mujo tennis oya ugiye gushaka izina naribuze vuga nuza vuga tupuse amazina wenda vuga nuza Kalashnikov ese babyita ngwiki Al-Shabaab Asumani witwa Al-Shabaab Asumani ry'abagabo murambe hamagara ngo Al-Shabaab hamagara ngo Al-Shabaab naam Al-Shabaab naam Louise twahindura amazina ejo birayi ejo ngenda batekera ipirawu muzaza kwa Josette turafinya cyangwa nimwe byanyu Louise nitwa Al-Shabaab yego hamagara Al-Shabaab naam kagahituni ngewe ryakagutora ryapfa ukuntu twawitiriye amazina ejo ngomba kwambara igisilamu ejo nzateka nambaye idini niko kanzenze habereye kure nyine ubundi nagenewe kuzabatekereje ejo nzabatekera ipirawu nziza n'inyama ejo wazaretse ejo nkabatekera ugadutekera mu rugo wacu kamutaherutse ko abantu bazi ko ntazi guteka okay uzateka iwawe
nzaza ngufashe se cyangwa uzadutekera nzabatekera muze muri hataba hari salade sinza ubwo se salade yabura gute irayida irimo ibitunguru utazateka itarimo ibitunguru njye nzikorera itarimo ibitunguru hari ikibazo subiza ikibazo tugende tugiye kubyina gato twinize saa moya baratwishe Yesu Kristo wabambwe igorogota none se Yesu Kristo muri Zainabu muri Zaituni ka Zainabu ariko Yesu ni umuntu wanjye cyane umva nyine umugore utanga amahoro mu rugo yakabaye ari umuntu utagira ubundi hari ibintu nandi kuganira n'abantu none sinzi impamvu bimbajije yakabaye ari umuntu ubwe ufite amahoro kugira ngo abanayatanga sibyo icya mbere yakabaye ari umuntu nanjye nzanenda ko yantaje kabya nk'amashyaka ahubwo ndarya cyane yakabaye ari umuntu ufite imico ya kigore yujuje ubugore kuba umugore biri normale umugore ntiwirirwa mu rugo ugakontorora isuku ashaka kutayirirwa ariko arakontorora nyine yego ariko akaba azi inguni z'urugo zose kuko abagabo bazi inzu yose n'ikimenyimenyi iyo agiye kuryama areba ko imiryango ifunze no kuri portail ariko ntashobora kujya kureba yuko bamenye ibyo sibyo rero umugore utangiye no gushyiramo itara ndamureba nkamwibwira yanatera inda nuko umugore rero utanga amahoro bwa mbere yakabaye ari umugore ugira detaye nyinshi zitanga ineza ziri positive zitari detaye ngo none se ko waje uhumura ukundi ngo none se ngo kuki ugiye kwitaba telefone ngo nyine za detaye kabisa utureba kavuga ati none se yarasaze uyu noneho nguyu yasaze none se ngo kubwo wambwiye ngo kugeze Sonatube ubwo kuva Sonatube kugera ku irebero ni minota 60 nyine ukibaza nyamarara nese muhanda bigenda bite ntashobora guhagarara kandi ubwo uwo muntu yazanye umugati uwo muntu yanyweye esanse ukibaza umugati cyangwa abana ambutiyaje cyangwa abana reka n'ibyo ngibyo ari wasanga ari no ku cyumweru uwo mugati ntiwawushimiye ngo umenye ko yahagaze ahantu kuri alimentation akavamo akajya kuzana uwo mugati hari alimentation zitonda umurongo rero nyine sibye n'ibyo ngibyo ashobora kuba atari no muri mode yo kwiruka cyangwa uko uhagenda atari ko nahagenda ntago niyo yaba hari aho yaciye ariko hari ikibazo ikintu cyiza rero cy'umugore utanga amahoro yakabaye ari umugore nyine ndababujije inkomeje telefone z'abatware muzirebere kure muzirebe muzibwire ushobora no kubona ikintu kubera ko akenshi tujyanamo amahane ntabwo tujyanamo ineza kabisa ujya kureba ikintu kikubabaza ntabwo nshobora kujya kureba muri telefone y'umutware wanjye ngo ujye kurebamo ibiraka dufite yo kureba abantu yishyuye aba nta madeni afite ndebe ko telefone nyine njyamo ngiye kureba gucekinga ikibi amatelefone umugore ushaka amahoro mu rugo rwe ayereke umugore ushaka amahoro mu rugo rwe yibuke inshingano ze iza mbere wibuke icyo uwo mugabo mupfana ko atari musaza wawe iyo niyo nshingano ya mbere wafashisha umwana umukozi ariko ntiwafashisha umugabo umukozi cyane icoco ni kirazira icya kabiri wibuka yuko ibyiza ushaka guhabwa ubanza ubitange 100% ubanza ubitange kandi ubitanga uta expectinga kubigarura kuko nuwe expecting ugasanga uwo muntu ntimuteye kimwe aguha bitandukanye uzababa hari n'abantu bakora amakosa ugasanga niba nkunda gift gemora nzitanga kandi ugasanga uwo muntu wenda surprise ntazikunda nyine ntago ari ibintu bye iga gutanga icyo umuntu wawe akunda apane wowe ikikunda yego ahubwo wowe umubwiye ati next time ngukorera ibindi kuko nzi ko bigushimisha ariko next time ngewe nujya kunkorera uzankorera surprise nujya kunkorera uzampe gift hari n'umuntu ukubwira ati ngiye gift ya mbere wampa ni quality time kuba turi kumwe ibindi byihorera ibindi bireke kabisa ikindi
umugore ushaka gutanga amahoro niyige kuvuga icyo ashaka. Hari igihe mu mutwe wacu dukinamo filime tukibaza yuko nimba njyewe naniwe ndatekereza yuko ubusa ntabwo abizi ko niriwe mu kazi, ubusa sinabyinira kabisa atandeba, ubusa ntabwo navuye muri siporo mu gitondo ngahita nkora ibiganiro 4, sinase njya kuzana abana, ubu ntabwo atekereza yuko nanjye naniwe ngo mu gitondo njyane abana ku ishuri. Ntabwo umuntu arota, niyo yanabirota ntiyabazi ko ari inzozi ananiwe. Abagore bashaka amahoro nimukine filime mutwanya ngo muzane amadrama. Oya wishaka ko umuntu agutekerereza, wowe mubwire icyo ushaka ku mutima wawe. Kandi ikindi kirenze icyo ngicyo, mwige kuvuga ikibababaje mwamaze umujinya, kuko ineze ihosha uburakari cyane. Nyine banzu umubwire niba udakunda umuntu ugutunganya, hari n'igihe ntacyo biba bigutwaye, ariko wibuke yuko nuvuga nabi ntabwo ari ahitiraho kukumva. Kirazira. Umuntu wese akunda umuntu umubwira neza. Wowe mubwira ati nababaye, hari ikintu cyambabaje mu mayi mwanya wanjye mbanze nkurinda. Ikintu nabonye 100% abagabo bagira hafi ndi kuvuga la majorite, abagabo bakunda umuntu bakosora ariko mu bugwaneza. Umugabo umubwira ati rero wambabaje gutaha amasaha sinariye sinaryamye, si wenda n'abana baryamye kare, na filime ntayo ndeba urabizi, nyine nicaye ntegereje umuntu utanankominitse kuri bose. Next time ndakwinginze jya unkominika. Gutaha utinze ntabwo ari ikibazo, ariko communication irandeba. Ubwiye umuntu gutyo yajya atinya no kukubabaza. Ibindi bintu 3 yewe ibyo byonyine ndeba imbere n'inyuma. Gushimira ku gato, nashaka agure n'umuriro, nashake yewe nashaka guhe n'ijana rya ntuzo. Gushimira bya miti iracyabaho. Ebaho cyane miti niyo yonyine ibaho, kubera ko abantu bose mobile money, ariko coronavirus tuzayishimire yatumye dutunga amafaranga ku mobile money. Wende twayabaga tuyafite cash, sibyo tukajya gutumisha benshi. Ugashimira ku gato no ku kanini, kuko ntabwo ari abantu bose bakora inshingano zabo, ntabwo ari abagabo bose bayita ku rugo rwabo. Icya gatatu usaba imbabazi. Icya kabiri usaba imbabazi cyane. Igihe usaba imbabazi kugira ngo umujinya utuze bitewe n'icyabaye na level y'uburakari muri urwo rugo, hanyuma mwaseka byaciyemo ubuzima bwakomeje. Hari no bwaciye kamuga ati nagusabye imbabazi ariko warambabaje, waramosheje, warambeshye. Duwe Kigali Sumayire nuko. Ariko hari igihe umuntu asaba imbabazi, kandi ku bagore akenshi bitubaho. Usaba imbabazi nta n'icyo wakoze, ubizi neza ko nyine like iri kurengana, ariko kugira ngo nyine wamugane ufate ibintu byari bikomeye ushyiramo utuzi byorohe. Ninde uje kukureba? Buretse ndaje ngo tware ukashyiramo utuzi ukaza kubikemura nyuma. Iyo umuntu yarakaye cyane wowe uroroha, kandi ntabwo rega ibyo bintu turi kuvuga byoroha. Natwe tubibabwira hari igihe umuntu arakara ugafyuminga ukisararanga ukavuga ati oya naba ari njyewe ubeshyera ushaka undi ubeshyera, ugafyuminga ukumva urapfuye yazamo ukazamuka. Hari igihe abantu bakuru bavuga ngo ntabwo imodoka ebyiri zicanye amatara maremare zishobora kugongana. Nyine ntabwo abantu bakuru bavuga oya niba numvishije ibyo bintu, hapana kuba naratwaye njye nabimenye ntaranica no kuri vola. Iyo imodoka ebyiri zicanye maremare ntabwo buri wese ntaba areba imbere ye. Uri kumva icyo kintu? Ntabwo aba areba imbere ye, kandi uwicaye nabi ababaza imbere ye. Yego nanone yego nanone
hanyuma niba umwe yagucaniye amatara maremare uhita ugabanya kugira ngo byibuze unamwereka ko agomba nawe kugabanya cyangwa ubashe kwibonera imbere nawe yagucaniye amatara maremare kureba imbere biragoye ariko byibuze ntabwo bingana niyo mwese mwayacanye ariko biba byiza I'm kidding nyine jya ucana amagufi nta kibazo birababaza umeze nk'umuntu bari nko kujomba nk'ikintu cyangwa kurya nk'ikinyunguta ahantu ugasaba imbabazi ubizi neza kurengana ufite n'impamvu kandi zifatika abagore mwese dukora ibintu dufitiye impamvu hari nubwo aba ari amakosa ariko ukaba wumva ko hari impamvu twese dukunda kwiregura twese tugomba kumva ko ibyo twakoze twabifitiye impamvu oya jya ucisha make ureke hari igihe umuntu aba adakunda kumwisobanuraho ku kanya ngo ujye kumubwira ngo urumva impamvu ntakwitabye narindi mu bana oya mubwira ati iyo ni ukuri ngusabye imbabazi ntabwo ndi bwongere ntabwo bizasubira next time nzajya mbyitaho ntuzongere kumbura uwo muntu umubwira gutya abagore bagire ingeso yo guta telefone n'abaramutsa avuga ngo abagore tuyigire ingeso nasuhuzaga bagenzi bawe guta telefone ni ibintu kandi ukazamura bera sorry mugonga baratwisha baratumaza uri kumva telefone communication ihagije icya gatatu navugaga ni ukuvuga ko ukunda umuntu ubimeninga yewe mpigazi hari igihe ntitubeshye tuba abantu bakuru telefone sorry sembaye kuri sumaya nyine hari igihe umuntu umubwira ko umukunda tubivugishije ukuri kuri mu mutima wacu nta bihari nyine ko akunda urukundo rwakonje kubera ko mu bantu ni ukuri ntabwo ndi kubeshya kubera ko kimondo ndanze ndi kumwandikira mesaje sorry ni mu kazi bari kuduhamagara urumva ukabivuga nyine utabimini amaze iminsi mutameze neza no reka nkubwira hari igihe biba nk'uko biba ngombwa gusaba imbabazi kandi ubizi neza kuri kurangana kugira ngo aho ngaho uwo munsi wire ubona aho urara ntabwo bishoboka Jose mingazi ni ukuri kw'Imana hari abantu tubikora ukavuga ati ndagukunda ariko ugifite akajenyore wumva n'umutima ukimurakaye so ubivuga se uburakari bwo wenda n'ikindi kindi nyine ubivuze bimenyeka iyo urakaye umuntu akakubwira ngo mbabara ndagukunda nanjye ndagukunda ariko ntabwo ubuvuze ko umukunda utamukunda nyine ntabwo bimenyeka igereranye oya ntabwo mba mwanze mba ndakaye nyine rega mingazi kuvuga ngo ndagukunda sibyo ntabwo sindyemera kubivuga ari formule oya ntabwo ndi kuvuga formule hari ukuntu muba mwasabanye imbabazi ariko ugifyumenze kabisa mu mutima utarakuringa down sibyo ndakumena urumva mu mutima utarakuringa down noneho akaguhobera wumva ate ko yandetse nkabanza nkaruhuka yandetse kuko ngeze ko nawe ko bwawe wimfata ndacyakurakariye rero nakobareye amahoro wawe urashakaga oya ariko njye ntabwo navuga ikintu ntakimenyeka reka nkubwire niyo numva hari kwa kundi umuntu uba wumva ntabwo mufite connection sibyo ntabwo muri guconnect njyewe kugenza n'amahoro mu rugo rwanjye ntekereza kabiri icyatuma twongera gusubira mu bya bihe byiza twembi bitujya akamaro kandi twembi dukunda mingazi reka nkubaze oya ikibazo si icyo ibyo ngibyo umuntu wese arabikora ahubwo igihari ni kimwe muri leta mutari kuvuga ururimi rumwe akakubwira ngo basi mpobera mbone ko wambabariye ntabwo bajya bikora akahita akubwira ngo ndagukunda kandi mu mutima ugifyumize shaho ndabikubwira ko nakubabariye mu by'ukuri watanze imbabazi ariko kubera ahantu umujinya wakugejeje ukumva umutima wawe ntubifite nyine nanjye ndavuze ngo ujye uvuga ngo ndagukunda buri munsi abatabivuga babyitoze kuko ni byiza no muri cya gihe kidashoboka wafyuminze nicyo nashakaga kuvuga
nabyo mubivuge. njye ariko ntuzavuga ko ukunda umuntu utabimenye, kandi wa mugore we impamvu wicara ukumva warambiwe mu rugo, ukumva ibintu wabifashe nk'ibisanzwe, ngo mu myaka 15 ngo naba nkimubwira ko mukunda, ko akareka yabaye nka musaza wanjye. Ndakubujije, ntabwo ari musaza wawe, n'umugabo wawe, n'umutware, n'urukundo, ni ibintu byawe byose yaguhinduriye. Tekereza ibintu byose, niwumva byarangiye ntacyo ufite utekereza, ibyo ni ibiki? Si challenge ceceka nihera abantu udutips. Niwumva dira ntiyagusetse, niwumva byanze, wabuze wenda road trip, wenda muri co-working nijoro nimugoroba cyangwa mu gitondo, breakfast together, Minganzi jya uvuga utekereje n'abantu bo mu cyaro. Ndi kubivuga ariko se abantu bo mu cyaro ntabwo bagenda. Minganzi waba uhinguye ukajya kwirirwa ubumba imihanda urasetsa koko. Ariko sanitaire niyo mugonga atwandikiye niwe ni Marisa ngo mubaza ngo bitese Abodes. Urumva mushyiramo agafilime k'ubwo bwawe, akantu kahita kavuga ati cyagiye twari tumeze neza, tukavuga ngo muhavana akandi kantu karyoshye, imbaraga, kandi gatafari kubaka. Abantu bafite ubukwe vuba, inyamibwa hanyuma abantu bafite ubukwe vuba mujye mukireya YouTube yanyu, mwayita wayi, mwayita zedi, whatever, ni ubuntu. Mujye mubikaho gahunda zanyu z'ubukwe kuko baba we murabibura se ko mubivuga. Mushyireho ntuza y'ubukwe, video y'ubukwe, mushyireho utumemories twanyu, udushots tw'utuvideo mwagiye mukora, udufoto, utuntu twose mudushyireho mutubike. Ni hariya hantu ntabwo umuntu simba ngo bakore publicité umuntu atazi izina ry'intuza, ariko ni ukuntu mushyira muri private, muri private umuntu wari wese atabibona, ariko mwebwe kuko muzi password and everything mukajya mubibona. Dufite n'imikenyero myiza, murambara uberwe, dufite n'imbyino nziza, dufite protocol and services, muduha akazi aba twins tuze, nimujya mudusa tuzajya twizira gutyo. Tutahe ubukwe bwanyu, tubutahe, tubaserive, tuzaza tubaserive, tubazana twa dushampanye, mujye kwakira abagabo banyu muri dote no muri reception, mujye kwambara ukazana. Bayi rero turagiye. Mane barinde, Imana ibubakire ingo, abantu badafite urugo Imana irubahe, abantu badafite umunezero mu ngo zabo Imana ibibahe, abantu mutegereje urubyaro Imana ibibuke ibahe, abantu murwaje, abatware cyangwa abafasha banyu, abana se, akantu mufite ubukene, mufite credit, mufite nyine byacanze, Imana ibibuke ibasubize mu izina rya Yesu. N'abasilamu muzarya umuceri, urebe umuntu muturanye ubwire radi ndogo ntayo nabahaye, radi kubwa reka mbatemo, mudutemo natwe kuri Noheli tuzabasaba. Kuba nitwa Sumayiri. Sumayiri. Naam. Bye. Bye. Imana ibarinde. Ciao.